Twishimiye kubasanga ku Mugisha wawe TV muri kano kanya tubahaye ikaze ku biganiro byacu bya buri munsi tudahwema kukugezaho. Tuguha ikaze rero mu mwaka wa 2024 dore ko turimo gusoza umwaka wa 2023 twinjira nyine mu mwaka mushyashya wa 2024. Tuguha ikaze rero ku Mugisha wawe TV muri kano kanya, tuguha ikaze ku nkuru zacu za buri munsi tudahwema kukugezaho. Hanyuma rero hari abantu batarakora subscribe, turakwibutsa gukanda subscribe, kuri like, comment, share ndetse no gukanda kukazogera kugira ngo ujye ubona inkuru zacu ibiganiro byacu bya buri munsi tubagezaho. Hanyuma rero ujye unasharinga inshuti zawe ibiganiro byacu tuba twakugejejeho, ibiganiro bawumvishe jye bisangiza inshuti zawe, nta kintu bitwaye n'ukuri byaba ari byiza. Hanyuma rero tunabifuriza rero umwaka mushya wa 2024. Hanyuma rero Mugisha wawe TV dushimiye abantu babanye natwe mu mwaka wa 2023. muri abantu bagaciro, muri inshuti zacu zakadasohoka. Tubifurije imigisha y'Imana, tubifurije amahoro, tubifurije ishya n'ihirwe mu mwaka wa 2024 tugiye kujyamo. Turizera yuko twese uzatubera umwaka mwiza, umwaka wo guhindurwa amateka, umwaka wo gukora cyane, umwaka w'imigisha, umwaka wo gutsinda, umwaka my friend, umwaka wo kugira impinduka mu buzima bwacu zizagaragaramo. Hanyuma rero turizera ko muzakomeza mukabana natwe mu mwaka tugiye kujyamo. Hanyuma tunashimira abantu baduhaye inkunga yabo mu buryo butandukanye. Hari abantu bakoze like, hari abantu baduhaye subscribe, hari abantu baduhaye ibitekerezo byabo nyine binyuze muri komanteri, hari abantu bakanze kukazogera, hari abantu bakoze like, hari abantu baduhaye ibitekerezo byabo mu buryo butandukanye, hari n'abantu batwumvaga rwose bacecetse. Turabashimiye, abo nabo ni abantu b'agaciro, ni abantu bo kubahwa. Umugisha wawe TV rero turabashimiye cyane, turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero twizeye rero yuko muzakomeza mukabana natwe mu mwaka wa 2024 tugiye kujyamo. Twizeye iyo support yo rwose ntago tubishidikanyaho ko muzakomeza mukabana natwe. Hanyuma rero tugiye kubagezaho inkuru y'umusore witwa Dukuze Giscard. Iyi ntago ari inkuru ya mbere tubagejejeho ahangaha ku Mugisha wawe TV, dore ko twayibagejejeho bushize ku itariki 2 ukwezi kwa 12 mwaka wa 2023, aho nyine uyu Dukuze Giscard yishe mama we umubyara witwa Uwibambe Eugene ufite imyaka 52. Ndabizi ko twabibagejejeho rwose, ino nkuru twayibagejejeho, ahubwo rero nandi makuru arimo kumuvugwaho navuga ngo dukurikirane kugira ngo tuyakubwire yose, tuyave imuzi nimuzingo, tukugezeho aya makuru yose uko yakabaye arimo kuvugwa kuno musore witwa Dukuze Giscard nyine wishe mama we umubyara witwa Uwibambe Eugene ufite imyaka 52 y'amavuko. N'umubyeyi wari ukiri muto ya rwose agifite byinshi byo gukora, dore ko abaturanyi be twaganiriye batubwiye yuko yari umuturanyi mwiza, yari umubyeyi mwiza, yafashaga abantu, yabakoreraga ibintu bitandukanye, yari umuntu rwose wumva ikintu akacyumva vuba kandi akagira icyo agikoraho. Navuga ngo rero Imana ikomeze imutuza heza, Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Hanyuma rero uyu musore witwa Dukuze Giscard murazi ko akimara kwica mama we yahise yikingirana mu nzu, anywa ibinini ngo byari mu nzu, arabinywa, anywa ibinini byinshi bimugiraho ingaruka, bityo hafatwa gahunda yo kumujyana kwa muganga i Masaka, baramuvura arakira, ahita agaruka kugira ngo akomeze akurikiranwe n'inzego z'umutekano n'urwego rw'igihugu rwitwa RIB nyine rushinzwe kugenza ibyaha. Hanyuma rero hari icyo yatangarije inzego z'umutekano ku cyatumye cyangwa se icyamuteye kwica mama we umubyara nyine Uwibambe Eugene ufite imyaka 52 y'amavuko, mu gihe uyu muhungu we witwa Dukuze Giscard afite imyaka 21. Uyu mubyeyi yari afite abana babiri, nyine uyu Dukuze Giscard na mushiki we wasigaye nyine akaba yarasigaye ari imfubyi, kandi turizera yuko nabazakomeza gukora kugira ngo atere imbere, kandi abantu bazakomeza kumushyigikira nawe. Ndazi yuko Imana izakomeza ikamushoboza mu byo arimo byose, nubwo bwose nyine bitoroshye mu buzima bwe bwa wenyine arimo, ariko ntabwo ari wenyine, aradufite, afite famiye zimukunda, afite abaturanyi, afite igihugu kimukunda, ndetse n'Imana iramukunda kuturusha. Hanyuma rero
twabibutsa nyine ko uyu mubyeyi witwa Uwibambe Eugene ufite imyaka 52 yari atuye aha ngaha mu midugudu y'icyitegererezo ya Rwanko, aho nyine ni umudugudu mwiza aha ngaha uri hano muri Rwanko mu mudugudu wa Byimana nyine mu kagari ka Karama, umurenge wa Kanombe, akarere ka Kicukiro nk'uko mubizi. Ni ukuvuga ngo ni abantu batujwemo bavuye muri Kangondo ya mbere na Kangondo ya kabiri, batuzwa nyine muri uwo mudugudu w'icyitegererezo, umudugudu mwiza rwose ufite ama etaje meza rwose, mujya muyabona ateye amabengeza, afite amatafari meza n'impamo. Hanyuma tunashimira His Excellence Nyakubahwa Paul Kagame watwubakiye cyangwa se wubatse ariya mazu yo kubamo. Turamushimira cyane, Imana imuhe imigisha myinshi cyane, imuhe kubaho ndetse no kuramba. Hanyuma rero uyu Dukuze Giscard yatangarije inzego z'umutekano avuga yuko icyatumye yica mama we ari uko yari yafashe ibiyobyabwenge. Hanyuma tubyibukiranyeho yuko uno muhungu hari igihe yigeze gukorwa umukwabo cyangwa se habaho gushaka abana bafite imyitwarire mibi, basangamo n'uyu musore witwa Dukuze Giscard nyine ufite imyaka 21, nawe yari ari ku urwo rutonde, yari ari ku iyo liste y'abana banywa ibiyobyabwenge bateza umutekano nyine muke hariya kuri Rwanko, nyine banywa ibiyobyabwenge bakaniba, anyway bagakora n'ibindi bikorwa by'urugomo bitandukanye. Uyu musore nawe yari ariho, uretse ko mama we nyine yaje kwitambika muri iyo minsi, dore ko inzego zamukurikiranye, inzego z'umutekano, mama we nyine aza kwitambika nk'umubyeyi aramufunguza. Ariko rero ntabwo uyu muhungu nyine ntabwo yigeze abiha agaciro, ahubwo yakomeje kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'imyitwarire itari myiza, dore ko nyine yaje kumugeza ku gukora igikorwa kibi cyo kwica mama we umubyara witwa Eugene Uwibambe, umubyeyi ufite imyaka 52 gusa y'amavuko. Yarakiri muto, yaragifite byinshi byo gukora n'impamo, yaragifite kurera buriya mushiki, uriya mukobwa we, yaragifite kurera n'uyu muhungu ndetse no gukorera igihugu cyamubyaye no gutanga nyine umusanzu wo kubaka igihugu. Uyu rero Dukuze Giscard yatangaje yuko nyine yatangarije inzego z'umutekano yuko icyatumye yica mama we ari ukubera ko yafashe ibiyobyabwenge. Twababwira yuko rero uyu Dukuze Giscard yakubise mama we mu mutwe imashini isika inyama. Ni imashini rero nini cyane y'icyuma, ayimukubita mu mutwe ndetse amuhuza n'igikuta, umubyeyi ashiramo umwuka ahita yitaba Imana. Kandi rero twavuga ngo Imana ikomeze imutuza heza, imuhe iruhuko ridashira, twaramukundaga kandi tuzakomeza kumuzirikana. Imana imuhe iruhuko ridashira, imutuze aheza, imugirire neza. Hanyuma rero yavuze yuko yanywe ibiyobyabwenge byinshi nyine ku uwo munsi yicaga mama we, dore ko n'ubundi yari asanzwe abifata muri iyo minsi nyine kuko twabibabwiye, yagiraga imyitwarire itari myiza nyine no mu baturage. Gusa nyine yagiraga akazi akora, ariko akomeza kugendera mu kigare kibi. Ni ukuvuga ngo tunabwira urubyiruko rwinshi, turaza kugira wenda mu buryo bwihariye turaza kubagenera urubyiruko, turaza kurugenera message itandukanye cyangwa se ubutumwa bwihariye bwo kubashishikariza kwitwara neza, kuva mu bigare, dore ko tugeze mu minsi mikuru, tunabashishikariza kwitwara neza kugira ngo bakomeze babe intangarugero, babe urubyiruko rwiza. Hanyuma rero Dukuze Giscard twababwiraga yavuze yuko yari yanywe ibiyobyabwenge byinshi, ngo ataha mu rugo ngo yumva atameze neza. Hanyuma rero mama we ubwo yatahaga avuye mu kazi, yaje amukinguza asanga ngo nyine ngo amusanga mu nzu, ngo mama watangira kumubaza ati mwana wanjye kuki watashye utinze, byagenze gute noneho? Ngo umuhungu rero ahita amufata atangira kumunigagura, aramukubita ibipfunsi ndetse n'imigeri, amukubita imashini mu mutwe isika inyama ndetse amuhuza n'igikuta. Umubyeyi ahita ashiramo umwuka rwose yitaba Imana. Mu gihe mama yarimo kumubwira ati muhungu wanjye uranziza iki, mu magambo bagiye abaturanye batubwira uko mama we yarimo kumubwira, ariko uwo muhungu ntiyabyumva, ntiyabiha agaciro, akomeza gukubita mama we agera ubwo ashiramo umwuka. Nyine uyu mubyeyi witwa Uwibambe Eugene agera ubwo ashiramo umwuka, umuhungu we arimo kumukubita. Hanyuma rero yatangaje yuko yari yabitewe no kuba yarafashe ibiyobyabwenge byinshi, urwo rumogi ndetse n'ibindi bitabi, ngo bashyira mu mazuru bagashoreza, ngo nibyo byatumye akora ano mahano. Hanyuma rero no muhungu gusa hari andi makuru arimo kuvuga yuko yavuze yuko ari ibirozi bari bamuterereje, ariko navuga ngo wenda nta makuru yavugaga ku ruhande, ariko rwose nyir'ubwite yatangaje yuko yari yafashe ibiyobyabwenge, akaba ariyo mpamvu yatumye yica mama we. Navuga ngo rero yari yafashe ibiyobyabwenge byinshi, kuko rega nubwo wafata bikeya ntabwo wavuga ngo reka afate bikeya ngo nibwo ntari buze gukora amakosa. Oya, ahubwo turagira inama urubyiruko yuko rwakirinda ibiyobyabwenge.
ibiyobyabwenge ni ibintu bibi cyane iyo bifashe kwikontorora, gukontorora umubiri, gukontorora ubuzima bwawe ndetse no guha agaciro abandi, ntabyo cyangwa se ubwo bushobozi ntabwo uba ugifite. Hanyuma rero turabifuriza kuva mu byaha, kuva mu biyobyabwenge, haba izo nzoga, haba urwo rumogi ndetse n'ibindi za peer pressure, ibyo bigare mukabyirinda, mukabivamo rwose, mukaba abana beza. Navuga ngo niba ufite ikigare cyangwa groupe ugenderamo, reba ko iyo groupe itazakugeza ahantu habi. Reba imyitwarire yabo, nubona imyitwarire yabo atari myiza, beta bavemo. Cyangwa se niba wumva koko uzirengera kuzafungwa nk'uyu Dukuze Giscard, wabagumamo. Ariko ikizi inama twakugira, va mw'ibyo bigare, izo peer pressure zivemo, ibyo bigare bivemo bivemo, kuko nutabivamo bizakugeza ahantu habi. Ejo uzajya kwiba bagufate bagufunge, cyangwa banakurase. Ejo uzanywa ibiyobyabwenge, wica umuntu cyangwa ukora ibindi bikorwa bibi bitemewe, bakujyane kugufunga, ubuzima bwawe burangire, iterambere ryawe rirangire. Abantu rero baba barimo kutwumva, urubyiruko rwumva Umugisha Wawe TV, twababwira ko muva mu biyobyabwenge mukava mu bigare, zo peer pressure muzivemo, muhinduke mu abana beza. Hanyuma niba ari n'umubyeyi urimo kutwumva, ganiriza umwana wawe, mubwire uti va mu bigare, va mu biyobyabwenge, niba wabinywaga bivemo, byange, hinduka. Niba byaranze ashaka abantu bamuganiriza, ndazi yuko azabivamo, ndazi yuko azayibereka. Hari abantu benshi bagiye baganiriza Umugisha Wawe TV, bavuye mu biyobyabwenge barahinduka, baba abantu beza, baba abana beza, barahinduka. Ubu ngubu ni abantu b'intangarugero muri sosiyete, batanga umusanzu haba ku buzima bwabo muri famiye ndetse no ku gihugu, batanga umusanzu wo kubaka igihugu. Hanyuma rero twavuga ngo message tugeneye urubyiruko mu mpera z'uno mwaka ni ukuva mu biyobyabwenge bakava mu bigare. Nuvuga ngo abantu barimo kunywa ibiyobyabwenge, haba izo nzoga, navuga ngo munywe resi, n'abanywa inzoga munywe resi, munywe gakeya, mwo kurengera nyaboneka, kuko nurengera polisi zagutambikana, bazakuraza mu igororero. Nuvamo usanga wenda banagukatiye, kuko ushobora kunywa ibiyobyabwenge ukarwana, ukangiza ibikorwa remezo, ugasanga wishyize ahandi hantu hatari heza. Message rero twabaha urubyiruko, muve mu bigare, zo peer pressure muzivemo, ibiyobyabwenge mubyirinde. Ababyeyi muganiriza abana banyu minsi mikuru, dore ko rwose ubusanga iminsi mikuru igeze, ubusanga abana bishora mu biyobyabwenge, sibye n'abana n'abantu bakuru nuko. Hanyuma ari abantu bari kunywa inzoga, tubabwire ngo munywe resi, munywe gakeya. Iminsi mikuru ni ikintu kije kikongera kikarangira. N'umwaka utaha, umwaka wa 2024 tuzagira iminsi mikuru, tuzagira Noheli, tuzagira Bonane. Ntabwo iminsi mikuru irangiye. Buri gihe tuhora tugira iminsi mikuru. Hanyuma rero nimusesagure umutungo wanyu cyangwa ayo mafaranga muyajyana mu biyobyabwenge. Hoya, abana ejo bundi barajya ku ishuri, wagira ibindi bikorwa byaguteza imbere washyiraho. Hanyuma rero nta mpamvu yo gusesagura iyo mitungo, nta mpamvu yo kujya mu biyobyabwenge, nta mpamvu yo gukora ibikorwa bibi by'urugomo. Oya, na polisi y'u Rwanda dore ko idushishikariza gutanga umutekano, ndetse no mu makaritsiye dutuyemo ugatanga amahoro, aho ngaho ugenda, aho ngaho utuye, ndetse n'ahandi hantu hose ugatanga amahoro, ugatanga umutekano. Hanyuma rero tubashimire cyane mwebwe mudahema gukurikira Umugisha Wawe TV. Hanyuma rero tugarutse ku Dukuze Giscard. Uyu Dukuze Giscard rero yamaze ubu ngubu rwose harimo gukurikiranwa n'urwego rw'igihugu ushinzwe kugenza ibyaha RIB, dore ko amakuru dufite nuko ubwo twamaraga gukora ino nkuru, ubu ngubu uyu musore yamaze kugezwa mu igororo cyangwa se muri gereza y'Imageragere, kugira ngo nyine akomeze gukora cyangwa se akomeze gufungwa kubera kiriya cyaha cyo kwica mama we umubyara, yakoze ku itariki ya 2 ukwezi kwa 12, nyine akica mama we witwa Uwibambe Eugene ufite imyaka 52 y'amavuko. Uyu musore rero akaba yamaze kujyanwa mu igororero ry'Amageragere, murahazi hariya i Nyamirambo. Hanyuma rero tubashimire cyane mwebwe mudahema kurikira Umugisha Wawe TV. Turabibutsa gukanda subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda kukazogera, kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi tudahwema kubagezaho. Turabashimiye cyane rero ibiganiro